Umva nkwibera akabanga nshuti yanjye, ese waba wari uzi ko iyo uri guca mu bihe bikomeye, iyo ufite ububabare bukabije bw'ibintu runaka uri kunyuramo, wenda ari ubuzima butakoroheye, ubukene, ibibazo bya hirya no hino bya buri munsi, mu kazi wenda bagutoteza, ibintu nk'ibyo, iyo uri kubicamo burya n'Imana iri kugukubita akanyafu, ikinyafu, kugira ngo ukanguke hanyuma uyibaze icyo ishaka kukwereka. Iyo rero ugize amahirwe ukumva iyo masaje Imana iri kuguha, hanyuma ukayibaza ikakwereka icyo ishaka kukwereka, icyo ishaka kukwigisha muri iyo mibabaro uri kunyuramo, muri ako gahinda uri kunyuramo, muri ibyo bibazo uri kunyuramo, iyo uvuye muri bya bibazo nibwo usubiza amaso inyuma ukabona impamvu Imana yashatse kubinyuramo. Nibwo usubiza amaso inyuma ukabona impamvu Imana yagukubise cya kinyafu, ka kanyafu, kugira ngo ubashe kugera kuri we, ubashe kugera ku mpano yaguhaye, ubashe kugera ku muhamagaro yaguhaye, kandi ukore neza. Rero iyo uvuye muri bya bibazo ugasubiza amaso inyuma, ukumva amahoro usigaranye, ibyishimo usigaranye, uhita ubona impamvu byari ngombwa kunyura muri bya bibazo. Dufate nk'urugero rwa Yobu muri Bibiliya, twese tuzi byamubayeho, uburyo yabyitwayemo, nuko nyuma Imana yagarutse ikamugororera kubera ko atigeze ayihakana cyangwa se ngo yinubire ibyago yari ari kunyuramo. Niko rero natwe mu buzima bwa buri munsi bitugendekera. Burya iyo ufite situation runaka iri kukugora, ukaba ufite ibibazo runaka ubayemo, reka tuvuge nk'urugero, wenda wakundanye n'umuntu, murakundanye bya cyane, wenda wowe uramukunze kurusha uko agukunda, byagera igihe akakwanga, byagera igihe akavuga ati ndabona utari wa muntu nifuza ko dukomezanya urugendo rwanjye rwo kubaho. Wowe kugira ngo ubyakire bikakubabaza cyane, bikagutera umutwe, bikagutera umutima, ukarwara, ndetse ugashaka n'uburyo wakwivanja kuri wa muntu. Rero iyo bikugendekeye gutyo, uba utarabanje kwikunda mbere yo kugira ngo ukunde wa muntu, ukumva ko wa muntu yari byose kuri wowe. Nyamara iyo bikubayeho nka gutyo, ni nk'Imana iri kukwereka ko uwo muntu atari Imana yaguteganirije. Imana iri kukwereka ko uwo muntu atari we yashakaga ko mukomezanya urugendo rw'ubuzima. Rero iyo bikubabaje cyane nka gutyo, akenshi usanga iyo ukoze analize nyuma ugasubira inyuma ukavuga uti ariko iyo watangiye urugendo rwawe rwo gukira ibikomere, ukavuga uti uriya muntu kuki nari naramuhaye umutima wanjye wose nkamukunda birenze uko njye nikunda, ukareba watangira gukompara ugasanga nta n'ikintu kigaragara cyatumye mu by'ukuri umukunda. Ahubwo iyo umaze gukora izo analize ugera ugasanga ko icyo wari waramukundiye ari ambisiyo wari wifitemo muri wowe, ari bya migambi myiza wari ufite, ya ambisiyo, bya bindi wabona gushaka ko mwakorana nk'abantu mugiye kubakana, mugiye kubana kugira ngo mutere imbere. Mbese niba ari wa muntu ufite ambisiyo zo hejuru cyane, nawe ukazimubonamo. Niba ari wa muntu wari wifitemo imigabo n'imigambi yo kuzagera kure, nawe ukabimushyiraho, kandi wenda adafite iyo kapasite yo kubyakira, atari no muri urwo rwego, ataranahagera. Ubwo rero mwashwana, nibyo bikubabaza kurushaho, nibyo bikwica kurushaho, ukavuga uti uriya muntu nibyo namutayeho byose, reba uko angenje, nyamara. Ariko rero iyo ugize amahirwe ukabasha kumva icyo kinyafu Imana yagukubise, hanyuma ukayisubira inyuma ukayibaza, ukareba, ugakora analize y'ibyanyu, uko mwatangiranye, uko mwahuye, niki cyari kibahuje, ni iki cyari kiri hagati yanyu cyashobora kubafasha kubaka ubuzima mwashaka kubaka. Iyo ukoze analize neza, nyuma urareba ukavuga uti Imana yarize impamvu yankubise kiriya kinyafu, yabonaga ko bitari gucamo, hatari umuntu wanjye twari gukomezanya urugendo ngo tugire aho tugera. Noneho nyuma ukabona impamvu cya kinyafu Imana yakigukubise, kugira ngo nyine ukanguke, ureke gukomeza guta umwanya wawe na energy zawe n'ubwenge bwawe n'umutima wawe ku muntu mutari mu nzira zimwe, ku muntu mudahuje icyerekezo kimwe, ku muntu mutabona ibintu kimwe, ku muntu Imana itaguhaye, itashyizeho akoro, avuga ati uyu ni
n'umuntu wawe. Rero iyo usubije amaso inyuma ukareba ibintu uri kunyuramo, ukareba ibintu wanyuzemo n'icyo Imana yashakaga kukwereka, niho ugeraho ukavuga uti kiriya kinyafu cyari ngombwa. Imana yakinkubise igira ngo nkanguke, igira ngo nisuzume ndebe aho ndi n'aho ubuzima bwanjye bugana, niba bijyanye n'ibyo ishaka ko mbawe mu Mana cyangwa se n'ibyo yangeneye ko bibi byanjye. Nyuma y'ibyo bigeragezo byose rero, iyo ugize amahirwe ukabasha kubivamo, amahoro ugira mu mutima nta handi wayakura, abaturutse ku Mana. Ibyishimo wiyumvamo muri wowe nta handi wabyumva uretse ko biba biturutse ku Mana, bituruka muri cya kinyafu wakubiswe ukabyumva. Hanyuma rero ukagira umuhate wo kwisuzuma no kumenya impamvu ibyo urimo bikubaho. Wamara kumva impamvu yabyo ugashaka uburyo wabivamo ugishije Imana yawe. Wamara kubivamo nibwo ugira ya mahoro, nibwo wumva bya byishimo bituruka ku Mana. Nuko rero niba uri guca muri ibyo bibazo nawe wumva bitakoroheye, wumva udafite igisubizo, wumva bikubangamiye, igihe nikigera ujye usubiza amaso inyuma ubaze Imana ati iki kinyafu uri kunkubita kirashaka kugira ngo ngere ku iki, kirashaka kugira ngo nkanguke, unkoresha iki? Ujye uyibaza, ibiza impamvu. Ntago iducisha mu mibabaro kubera ubusa, iducishamo ifite icyo ishaka kugira ngo tumenye, ifite icyo ishaka kugira ngo twige, kandi kitugirira akamaro, kikagirira n'abandi malgré les souffrances tuba twacimanje gucamo. Ngaho rero komera kandi ukomeze utere imbere, ukomeze ushishikarire gukira ibikomere ufite kugira ngo ubashe gutera imbere, uteze imbere n'abandi. Komera, Imana iragukunda, urakabaho.